Ni umujyi munini ugizwe n'ibintu n'ahantu hahimbano hakozwe n'abantu hatari karemano, bitandukanye n'uko indi mijyi ibaho. Kimwe nk'indi mijyi minini nka Londres na New York, umubare munini w'abakozi muri iki gihugu baturuka mu bihugu byo hanze, bagatuzwa hamwe mu nyubako nini zimeze nk'iz'Abarusiya bubakaga kera mu myaka y'1950. Ku bantu badafite imodoka muri uyu mujyi bagorwa cyane no gukora ingendo. Uyu ni umwe mu mijyi mishya usanga nta muco wihariye bagira. Ni umujyi nanone uherereye mu burasirazuba bwo hagati, igice kigizwe n'ibihugu by'ubutayu. Ariko uyu mujyi wa Dubai, iyo uriyo ntushobora kumenya ko uri mu bice by'ubutayu. Kuva ku mirire ukageza ku maduka n'amaguriro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, usanga imico isa neza nk'iy'Abanyamerika. Uyu mujyi ni ikimenya bose, ukaba n'igihangange mu bijyanye no kwinezeza byose. Ni ibintu byiza cyane gusura Dubai, ndetse iyo uhageze wifuza kuzagaruka. Gusa nanone ntago wakwifuza kuhatura kubera impamvu zitandukanye. Bijyanye n'uko abaturage kavukire ari bake, umubare munini ni abanyamahanga baza bakagenda hakaza abandi, bigatuma umuco gakondo utakigaragara muri uyu mujyi. Iyo ushishikajwe no kumenya umuco nyawo w'Abarabu, bigusaba kujya ahitwa Tatara, kamwe mu duce tugize uyu mujyi kabitsa amateka n'umuco gakondo. Uramutse ushaka kumenya ibirenzeho, wagerageza gusura indi mijyi yo muri United Arab Emirates, imijyi nka Sharjah cyangwa Al Ain. Gutura muri uyu mujyi bisa nk'ibidashoboka, kuba nta hantu wajya n'amaguru bigusaba kuba utunze imodoka, mu gihe transport rusange nka bisi n'ibindi kuyibona aba ari isereri. Imikorere ya za gare ya moshi nto zikora muri uyu mujyi ziteye urujijo. Ku kigero kinini bigusaba gutega taxi voiture cyangwa ukagura imodoka. Izi gare ya moshi nto yaba izisanzwe n'izigezweho zikora muri Dubai zigabanyije mu byiciro bibiri. Ku bijyanye n'uko umujyi ugaragara mu masaha y'ijoro, Dubai ifite byinshi byo kukwereka ku buryo utabona umutima wo kuryama ubisize. Bahora batumiye ibyamamare gutaramira muri uyu mujyi nka Salmon, David Guetta, uwitwa Carly Cox na 50 Cent, ndetse n'abandi benshi batandukanye, bagasimburana kenshi mu kwezi. Muri Dubai hari utubari n'ama night club menshi cyane, gusa nanone bijyanye n'amategeko akakaye bagenderaho. Izo night club zikorera imbere mu nzu gusa cyangwa indani mu mahoteli ku buryo bitagera hanze. Ikindi kandi muri uyu mujyi ntago wemerewe kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 21, kandi ama night club yose akubahiriza iryo tegeko. Ukinjira nk'umunyamahanga uba ugomba kwerekana passport yawe, naho abandi bene igihugu bakerekana Emirates ID, indangamuntu ikoreshwa hariya, cyangwa se ukaba wakwerekana permis, uruhushya rwo gutwara imodoka. Iyo wanyoye inzoga ugomba kumenya ko ufite umushoferi ukugeza mu rugo, cyangwa ukarara aho wanywereye ukagenda bukeye zagushizemo. United Arab Emirates ni igihugu kitihanganira na gato ibyo gutwara wanyoye, kandi abapolisi baba bari hose bacungiye hafi. Iyo ufashwe umara igihe runaka ufunze. Dubai ni umujyi ugerageza guhuza isi igezweho n'umuco, gusa ibigezweho bikaganza bitewe n'umubare munini w'abanyamahanga bigaragarira mu maguriro mpuzamahanga n'imyidagaduro biranga uyu mujyi. Iyo usuye Dubai ntiwagenda utihereye ijisho Burj Khalifa, inyubako ya mbere ndende ku isi. Bafite imipira minini ushyiramo umwuka, ubundi ukakugurutsa hejuru y'ubutayu mu kirere. Ibyicungo byo kuriraho umunyenga bigezweho byitwa roller coaster, imikino yo gusimbuka uturutse mu kirere yo muri Jumeirah, byose bigamije kunezeza abasuye Dubai. Dubai ubwayo yamaze kwemeza isi n'abantu muri rusange nk'umujyi mpuzamahanga, ukaba igicumbi cy'ubucuruzi mu burasirazuba bwo hagati. Ubukungu bwa United Arab Emirates bugendera kuri style yo mu burengerazuba bw'isi, Western Style Corporate Model, yaba mu bukerarugendo, transport yo mu kirere, imyubakire na serivisi z'amabanki, kuko bibinjiriza amafaranga menshi. Imyubakire iteye imbere cyane harimo n'inzu ya mbere ndende ku isi Burj Khalifa, byagize uyu mujyi igitangaza. Ntago byemewe kurira, kunywera cyangwa guhekenyera shekelete muri bisi. Rimwe na rimwe ufashwe wacibwa amande akomeye cyane. Iki gihugu ntago ari inshuti y'ibidukikije, cyane cyane ko giherereye mu butayu. Gusa nanone iyi leta iri gushyira amafaranga menshi mu kugira Dubai umujyi wuje ibimera,
mu guhangana n'ubutayu. Bitewe n'umukungugu uzamurwa n'umuyaga ndetse n'ubwinshi bw'imodoka, kwandura kw'ikirere biri hejuru cyane. Nanone kandi bitewe n'uburyo umujyi uri gutera imbere byihuse, nta mwanya munini wo gushyira mu busitani cyangwa se ngo usange hari ibikorwa rusange nk'ibirori n'ibindi bishobora kubera hanze, kubera ko hashyuha cyane. Abenshi mutuye mu mijyi ishyuha, ariko ntiwayigereranya na Dubai, cyane cyane kuva mu kwa gatanu kugera mu kwa 9 uba uri gushya wumva. Ni umujyi w'agatangaza cyane cyane iyo bigeze ku maduka n'amaguriro, amafestivale ya buri kanya no gusohokera ku mucanga wo ku nyanja. Ni ibintu biba bishimishije cyane. Ni umujyi ushimishije cyane kuwusura, yaba imyidagaduro ya nijoro n'ibindi byinshi ushobora gukorerayo. Gusa nanone hari ikibazo cy'abantu benshi baba bariyo, ariko ukaba nta n'umwe wabona mushyikirana, kuko abenshi baba bashishikajwe no gukorera amafaranga bakigendera. Hejuru y'ibyiza byinshi tuvuze biranga uyu mujyi, hari ikindi gice cyawo kitagaragara, kigizwe n'abantu batishimye ku buryo nabo bakwicara ngo bagire umwanya wo kureba ibyo byiza nk'abandi. Ni ikibazo gikomeye cyane abantu badaha agaciro, batanifuza kuvugaho. Ikibazo cy'ubucakara ndakumirwa bukorerwa muri Dubai. Muri uyu mujyi amahoteli arenga 100 arubakwa cyangwa akavugururwa hafi ya buri mwaka, ari nabyo bituma yitwa Las Vegas yo mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo rero ntago byikora, bikenera abakozi kandi benshi bo kubikora. Ntago ari ikintu cyoroshye kubabona ahantu nk'aha, kuko abahatuye benshi usanga ari abakire, rero ntibyashoboka ko habonekamo abakora igifundi cyangwa ikiyede. Bivuze ngo abo gukora iyo mirimo baba bagomba guturuka hanze y'igihugu. Abakozi baturuka mu bihugu by'amahanga bageze 89% by'abaturage batuye muri Dubai. Urumva ko ari benshi cyane. Iyi mirimo yo kubaka igifundi n'ikiyede ikorwa n'abaturage baturutse muri Pakistan, Ubuhinde, Afrika na Bangladesh. Gukora ibikoresho by'ubwubatsi, guhina amaferabeto n'ibindi ni imirimo ikorwa gusa n'abaturage baturutse muri ibyo bihugu. Aba bose nkubwiye bageze 40% by'abakozi bose bagize igihugu cya United Arab Emirates. Abenshi baba baturutse mu bice by'ibyaro, bakene busanga barageze mu ishuri. Aba baturage baba bakennye cyane, bikaba intandaro yo gukoreshwa imirimo ivunanye biteye ubwoba ku mashansiye y'inyubako mu mijyi. Ku bijyanye n'ibyo bahembwa, kuko baba bafatwa nk'abakozi baciriritse ba make, usanga henshi bahembwa $30, ni ukuvuga ibihumbi 37 by'amafaranga y'u Rwanda yonyine, amafaranga atatunga umuntu no muri Kigali. Ibaze noneho ku muntu uri Dubai n'ukuntu ihenze, ukongeraho imirimo ivunanye kandi bagahabwa igihe gito cyo kuruhuka. Nanone ariko abenshi usanga bahabwa ibyo kurya naho kuba, ariko nanone muri kondisiyo zigoye. Nubwo kubasura Dubai babona ikirere cyiza cyane, siko bimeze kuri aba bakozi, kuko aho barara cyangwa bakorera usanga bari kuri °C 50. Ukongeraho ko baba bagomba gukora iminsi 6 mu cyumweru. Imibereho y'aba bakozi irababaje cyane, aho usanga abantu bose batuzwa mu cyumba kimwe. Ahenshi usanga batanga dushe imwe ku bantu 50. Aba bakozi usanga barabatse pasiporo zabo kugira ngo atazagira ugenda agashyira hanze kondisiyo mbi babayemo, maze bikabonwa n'isi yose. Kampani z'ubwubatsi iyo ziri gushaka abakozi, zikorana bya hafi n'amakampani ahuza abakozi n'abakoresha, recruiting agencies. Izi kampani nazo iyo zibazana usanga zibaca amafaranga menshi y'umurengera, ayo bita ya visa na tike y'indege, aho babaca asaga ibihumbi 3 by'idolari, ni ukuvuga arenga 3 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, kuko ntayo baba bafite rero, agafatwa nk'ideni bagakora bishyura muri twa duke bahembwa. Uku gukenera abakozi bo kubaka cyane guterwa hanini nuko imyubakire muri Dubai iri gutera imbere uko bwije nuko bukeye. Iki gihugu gisobanukiwe neza ko amavuta na peteroli gifite izagera igihe ikaba itagihaza ubukungu bwacyo. Niyo mpamvu bari gushora cyane mu bukerarugendo n'imyidagaduro. Kugira ngo rero ibi byihute, imirimo yo kubaka iri gukenera abakozi ku kigero cyo hejuru cyane. Amagorofa maremare cyane akomeje kubakwa muri Dubai, amaduka n'amaguriro nabyo bikomeje kwiyongera. Uretse n'ibyo kandi twakomeje kuvuga, muri iki gihugu nta muntu uvuga ku bibazo bikirimo, cyane ko n'ubigerageje ashobora kuba yafungwa cyangwa agasubizwa mu gihugu cy'iwabo. Buri gihugu rero harimo na Dubai kigira ibyiza n'ibibi, nk'uko tuzakomeza kugenda tubibona kuri iyi channel ya Top 250.
kora subscribe, like, share na comment, ubundi ibiganiro nk'ibi ntibizigera bigucika rwose. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.